Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa bene data, ndabasubuje mwese mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nshimye Imana cyane mu gitondo cy'uyu munsi cyiza cy'umugisha Imana ituremeye ikakiduha ngo tukinezererwemo. Cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa gatandatu, kuba tukigezemo tukiri amahoro, tugihumeka, hanyuma kandi tugifite n'inyota yo kuvuga no kumva ijambo ry'Imana, nabyo ni igitangaza. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Rero ndabasubuje mwese kandi ndabifuriza amahoro y'Imana. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Uko mubimenyereye, dufata icyigisho cyangwa tugafata sije tukamara icyumweru. Ubu rero turimo turavuga ku kurwana intambara nziza yo kwizera. Nshuti mukundwa unyumva, nawe ndakwifuriza kurwana intambara nziza yo kwizera. Dusoma amagambo y'Imana yanditse mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 6 n'umurongo waho wa 12. Handitswe ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingira ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe, ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Imana ishimwe. Munkundere twongereho andi magambo yanditse nanone mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4, turasoma umurongo wa 7 n'umurongo wa 8. Handitswe ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si jye jyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Imana ishimwe. Kurwana intambara nziza yo kwizera. Iyo bavuze ngo intambara nziza, ni ukuvuga ko buriya hariho n'intambara mbi. Kurwana intambara nziza. Pawulo yandikira Timoteyo, umwana we yari yarabyaje ubutumwa bwiza, yumva nta kindi yamwifuriza cyangwa se yumva mu byiza byinshi yamwifuriza, ananamwifurije kurwana intambara nziza yo kwizera. Hariho intambara nziza, hakabaho n'intambara mbi. Kandi mu kurwana hariho abanesha, hakabaho n'abaneshwa, cyangwa abatsindwa, hakabaho n'abatsinda. Rero Pawulo yandika aya magambo yifuriza cyangwa agira inama umwana we yarabyaje ubutumwa, yamwifurizaga kurwana anesha. Rero kurwana urugamba ntabwo byoroshye. Intambara ni intambara, intambara ni nk'indi. Kandi intambara rwose ntabwo ari nziza, twese turabizi, ariko intambara zose ni intambara. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo turwane intambara nziza, turwane tunesha, twe kurwana tuneshwa. Imana idufashe. Ari umuririmbyi waririmbye ni indirimbo ya 205 muzo gushimisha Imana.
araririmba aravuga ngo urwane intambara nziza, Kristo ni imbaraga zawe. Imana ishimwe. Navuze haruguru ngo mu kurwana hariho abanesha hakabaho n'abaneshwa, ariko twebwe turabwiwe ngo turwane intambara nziza. Uyu muririmbyi we yaravuze nyine ngo Kristo niwe mbaraga zawe. Niba Kristo ari imbaraga zawe, uko urugamba rwaba rumeze kose uzanesha. Emerera Kristo akubera imbaraga, wemerere Kristo akubere byose, ayobora urugamba uriho. Hari abandi bariringiye baravuga ngo urugamba ni Yesu uruyoboye, tuzatsinda, tuzanesha. Urugamba ni wemerera Yesu akaba ari we uruyobora. Mu ntambara urwana za buri munsi ukabwira Yesu akaba ari we ukuyobora, mbese ukamuha byose, ukamuha ubuyobozi bw'ubuzima bwawe utamusigiye cyangwa se utamwimye n'agace na kamwe, urugamba uzarutsinda. Hano ijambo ry'Imana riratubwiye ngo turwane intambara nziza yo kwizera. Ntabwo rero twatsinda tudafite Yesu ngo adutsindishirize. Twemerere Yesu atubere imbaraga kugira ngo turebe ko iyi ntambara turwana yo kwizera twazayitsinda. Imana idufashe. Ndimo ntekereza cyangwa nsoma aya magambo, natekereje ibintu bibiri. Abantu barimo barwana cyangwa bashaka kurwana neza, bashaka gutsinda urugamba barimo barwana, hariho ibintu bibiri natekerejeho. Nawe hari ibindi watekerezaho ukongeraho, lisiti ikaba ndende, ariko natekereje kuri ibi bibiri. Ikintu cya mbere, niba ushaka kurwana ukazanesha, ugomba gusobanukirwa uwo murwana. Icya kabiri, ugomba kuba ufite ibirwanisho cyangwa se intwaro. Imana idufashe. Mpereye rero kumenya uwo turwana. Murabizi, mwaranabibonye, niyo dusomye ijambo ry'Imana twabonye ko niyo ubwoko bw'Imana bwajyaga bujya kurwana, bajyaga bohereza abantu bakajya gutata igihugu bashaka kuzatera, bakajya kugitata kugira ngo bagisobanukirwe. Ntabwo warwana urugamba ngo uzarutsinde utabanje gusobanukirwa uwo murwana, ngo umenye imbaraga ze cyangwa se umenye intege nke ze, umwitegereze, ubimenye, ubisobanukirwe, umenye uwo murwana. Kumenya uwo murwana ni ikintu cy'ingenzi. None twebwe nk'abantu b'Imana turi ku rugamba, dusabwa kurwana intambara nziza yo kwizera, turarwana na bande? Imana idufashe. Uko ijambo ry'Imana ryatubwiye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso, ibice byaho 6 n'umurongo wa 12, handitswe ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Imana idutabare. Turwana n'ibitagaragara, turwana n'ibinyabubasha, turwana n'ibinyabushobozi. Niba hariho ikintu kigorana, ni ukurwana n'umuntu utareba. Ese warasa mu kirere? Ese wakora iki? Ese wabigenza gute? Abo turwana nabo ni abafite imbaraga, kandi ntabwo bafite inyama n'amaraso, ntibafite n'umubiri. Ni abatware bafite ubushobozi bwinshi, bategeka isi y'umwijima. Turwana n'imyuka mibi, bakundwa bene data. Ngurwo urugamba dufite, kandi Yesu akaba ashaka ko turutsinda. Imana idutabare. Ijambo ry'Imana rero ritugira inama z'ikintu dukwiriye gukora kubera abo turwana, kubera ibyo turwana nabyo, kubera ibyo duhanganye buri munsi. Ijambo ry'Imana hari icyo ryatubwiye. Nanone muri icyo gitabo, utagiye kure yacyo, ugasoma umurongo waho wa 11, hanyuma ukaza gusimbuka ugasoma uwa 14 ukagera ku wa 18. Reka dusome uwa 11 wumve ukuntu bavuga. Aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Ubwo kandi nageze kuri cya kindi cya kabiri navugaga, umuntu ushaka kurwana atsinda. Mwambare intwaro zose z'Imana. Kugira ngo dutsinde tugomba kugira ibirwanisho, tugomba kugira intwaro z'Imana. Nicyo ijambo ry'Imana ritubwiye. Uko turwana n'abafite ubushobozi
n'abafite imbaraga, atari inyama n'amaraso. Turwana n'abategeka y'isi y'umwijima. Ijambo ry'Imana riratugira inama ngo dutware cyangwa twambare intwaro zose z'Imana, murongo wa 11, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Umva umurongo wa 14 ukuvuga: za ntwaro muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Biragatsindwa kuba waba uri ku rugamba urwana n'abantu utazi kandi udasobanukiwe, warangiza ukaba utari umunyakuri. Ngo dutware cyangwa twambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, kandi dukwete inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro. Kandi ngo ikigeretse kuri ibyo, dutware kwizera nk'ingabo. Ntiwarwana ngo uzaneshe udafite kwizera. Umurongo wa 17 uravuga ngo mwakire agakiza. Inshuti yanjye unyumva, niba utarakizwa wakira agakiza kakubera ingofero, niho uzashobora kuzimya imyambi ya Satani. Hanyuma akatubwira umurongo wa 18 ngo dusenge kandi dusengeshe umwuka iteka, kandi dusenge mu buryo bwose. Dusenge twariye, dusenge twiyirije ubusa, dusenge mu gitondo, dusenge ku manywa, dusenge tugenda, dusenge twicaye. Gusenga uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga. Hanyuma ahasoza akatubwira ngo kandi muri ibyo byose murusheho kuba maso. Imana idufashe izo ntwaro tuzambare, turwane urugamba kandi turi maso. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Nshoreje kuri ya magambo twasomye Pawulo yavuze ubwe, aravuga ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ahasigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Nagira ngo mbabwire ko abarwanye intambara nziza yo kwizera babikiwe ikamba ry'ubugingo. Hariho ikamba ry'ubugingo ritangirika rizahabwa abanesheje, rizahabwa abarwanye intambara nziza. Ndakwifuriza kurwana intambara nziza yo kwizera, urwana unesha utari uneshwa. Imana idushoboze ubwo dusobanukiwe abo turwana nabo, ukaba ubazi kwambara intwaro z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe. Imana ibashoboze, Imana ibaha umugisha, mukomeza kurwana intambara nziza yo kwizera, maze Kristo azaduha ingororano. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu.